izo koshodera fure ziracyabwanuka zivuga ko Godfather ngiye nyobya urubyiruko byahitinze mu minsi izaza ariko ishize ntago nkibyumva. rwa rugo ry'ibita Tayikundi ruracyabwanuka. Tayikundi mureke. Tayikundi we yaravuze ati abantu mukurikirana Godfather ati banyarwandakazi mugabanye ati uyu ntago ari umuntu. Baragabanutse bariyongereye. ni inzara mwana. Ndabaza baragabanutse abankurikira baragabanutse bariyongereye. Abantu ibintu bya bariyongereye ahubwo ze. Aha musharinge n'abandi bazi. Reka mabwire ikintu kimwe. Ntabwo bagituragurika. Yozo linka ngo urariyobya pe. Ngo muri comment sinzi wenda na wamubaza sinzi. None se ko baruyobya se kari hano. None ko wayobye akora iki ko yaje kuyoba. bababeshe Godfather ata turagukunda cyane. Mwari mufite uwe murongo niyihe nzira niye ntumbero hanyuma nyibavanamo ndabayobya. Reka Godfather. Ako kodi uranareze. Reka mabwire ikintu kimwe. Meya wa Ngoma yaravuze ko kuyora urubyiruko rwo muri ko twari bigeri mu ngorofani. We Faxman. Yo. Kangwe breaking news gendo yikore. Umuhanzi akaba na producer Element urukumva. N'umuhanzi bita Kevin Kade ubu turi kuvugana mu mujyi wa Arizona muri Phoenix Phoenix zabyita gute. Amakuru ageze ndaje ngo amafoto urimo kumva. Ngo nyuma yuko bahageze bakahakunda ubu turi kuvugana basinye kontra y'umwaka y'inzu bagomba kubamo batuye. Yes. Batuye. Ubu turi kuvugana muri Arizona umuhanzi Element n'umuhanzi Kevin Kade bamaze gusinya kontra y'inzu y'ibyumba bitatu bagiye guturamo. Amakuru ngo Godfather nibanza bateye ikirenge wimvugiramo maze ngo inkuru ubone inkuru ujya gukora. Gomeni waho headline ndibaza Element na Kevin Kade baba bateye ikirenge mu cyade Ben na Meddy nyuma y'igitaramo bafite muri Canada bazerekeza muri iyi nzu bakodesheje ko muri Amerika basinya lease y'umwaka. Kevin Kade amakuru abwira ko Element aza yahise ajya gucumbika kwa Bashafi. Kevin Kade mu byumwe bingahageze ahita yerekeza muri hoteli. Ubu turi kuvugana abakaba bamaze gufata inzu nk'abasore bari bagiye kubana niba bazabana bate ikibazo nimbivuga ubu ngo nishe showbiz stupid people niba ariko reka mbabazi amwezo bakora propaganda breaking news iyi ni inkuru so mfite amatsiko ko muri Amerika cyangwa muri ibi bihugu ko kugira ngo ukodeshe inzu usinya lease y'umwaka aba basore bagiye kumara umwaka cyangwa baje gutura ni gute abantu bafite igitaramo muri Canada bahise bafata inzu basinye lease y'umwaka urajajwa ni nk'ukuntu nyoko yajajwe agatandaraza ukavuka wantanga mbiwe ndakuborotse kumani na zako stupid mukaze kundendura hururenda muze kuntera iseseme mani na zero njye mukaze kuntera iseseme hano urumva manyoko niba ndi kujajwa ubyagiye hano hakora iki aho kugira ubundi ibigoryi nkangu mujye muvanga munagende hano mashaka kugira mujye mutumuka mugende urumva so ikintu rwango nyuma y'igitaramo kizara muri Canada bazerekera muri Amerika batangira uturimo tw'amaboko cyangwa bazamanuka i Kigali. Element mwamugize amahitamo mabi niba mubona Medbeat yaravuye mu Bwongereza kongera gataha tukaba turi kubona Safi Madiba yongeye kumanuka i Kigali amakuru Kitoko yarabitaye aragenda Element iyo nzu mwishiye y'umwaka Kitoko yarabitaye aramanuka urukumva Kavuyo yarabitaye aramanuka bari i Kigali none ko mwari muko mumanuke mutahe ibingibi bize kuba ibihuha ibi bize kuba ibihuha so narangije ntabwo nshaka kuva kubavandi bafite igitaramo muri Canada muzakitabire ku nshuro ya kabiri Kevin Kade yivanye muri Iwacu na Muzika ubwiye ko mu nkotinge neza Kevin Kade n'umuntu bita
sijya mvuga inkuru ntafitiye evidence mumbwire ntabwo namanika ariko amafoto ndayafite yavuye muri hoteli undava kwa Bashafi ubu ngubu bari mu nzu yabo urimo kumva iyi nzu ngo bahora bumva ngo hararyoshye koko ukumva none element na kade ko mufashe inzu muri Amerika riseka bari umwaka mugiye kumara umwaka muri Arizona mufite igitaramo muri Canada bivuze ngo muzakora igitaramo muri Canada muhite musubira muri Arizona bombo clat nabo nibabona ndetse kuri kubaboroka yatukanye cyane bahibanyina batumure ko bimeze Nessa my boss wanjye meze neza mama Bless bimeze iminsi bite myinshi ni Tony muvugana yego Tony na Tony bimeze bite se ni fresh nubwo kibukwisha none ndagukizwa amba nawe Nessa ubwo wallahi iyo mirimo kuba utadutamo kweri Nessa uzi ko iyo nyifite nyitange ni time nzakurabura iryo kana y'ikibuno kirakwisha iyo nzagushyiraho abantu bari hano bareba ukuntu baba bagukandaho mu gihe God agiye ubumenyi byawe bandeba muri bakorera bagukunde abantu muri hano nimugende inkuru zirakomeje nimuve hano nimuve hano ndabizi ubu ngubu kwibeta gato God ndabizi mwahita mucaho nimugende kandi inkuru ni ndabizi nyinshi turabemera abandi bimeze bite se Nessa none se ngo bimeze bite bebizo ni fresh bimeze bite se Ewana ibintu n'umutekano bro nayo ni wanene kabisa turashima ndimo kwitegura kumanuka Musanze muri iriya bore ya Beni na Melody barya bazakora iminsi ingahe i Musanze ku 13 ubwo ni kwa gatandatu tubava dukomeza tugenda za Bugesera za tumaze kurumva tukiyigiyemo ra Faxman yo Bugesera bazaza ryari yansaba ko nongera nkareba kuri flyer reka ndebe uyu emise ko mbona yadufatanye Mike oh yes muba wikoreye Nessa aho njya nkubona kenshi kabisa 27 man 27 ni Bugesera ni Bugesera amabaye nanjye niho mba nibereye aho ngaho tuzaca impaka kabisa itariki 20 tuzaba turi Nyagawati Agatare gerabura n'abantu bahaba kugira ngo kuko hano baba bahari ubwo ni icyumweru gikurikiraho icyo ngiki hanyuma show zabo zizarangirira i Rubavu itariki 9 z'ukwa 7 tuzaba turi hariya kabisa hariya ku mazi buriya se turishoboye ko kubyamamaza babyishyuriye icyo nzi cyo God se sabanye neza na Melody kubana n'akazi bigomba kuba bitandukanye amaji kutangiye kwikandaho gise noneho habaye iki hari ubumuze kuri wowe se nikandaho
wowe se iyo ugiye koga ntago wiyoza, iyo ugiye koga ntago wiyoza. Amaji. Faximani Ahubwo ugenze reka nawe nongere utsitara nikandeho. ahantu Fakimana we bari hanyerera. kugwira mbabarira. Nikanze uwo nshaka ari ndi umwanda wose. Okay, nagira ngo mvuge wari wabitinze. Nagira ngo mucokoze. Niba gitangiye gutyo usenge. Njyewe Ubasha kugira icyo ubona neza mbabarira ndakubuje. Mugoroba Damien turakwakiriye muri iki igitondo cyiza. Faximani upfuka musenge. Niba igitondo gitangiye gutyo umugoroba biraba ari amaji ndamuzi nuko tuba ducokozanya. Muraziranyisha. Bwigamba turakwakira. Ndongeye nikanzeho. Rwandego. Maze ndebe. Sense. Igari kwikandaho Uko nakwikandaho ni nako yayise rwose. Ntacyo kwisha. Bivuze ngo wakwiguriza. Nkunda umuntu udahise. Nakwiguriza nkiyishyura. Rwigamba kuri guseka. Igitondo cyiza. Wakwiguriza kwese ibyo rata. None se amabibize cyiza. Shane wane narebe mwana. turamanuka Musanze se. Muramanuka. Nesa turamanuka. Tugiye guca ikintu. Nesa. Tugiye se tugiye kuri iki? Jewe ntago nshaka ibirayi bya Kinigi. Aya ntakeneye nacyo. Ariko nshobora no kubikenera. Ntawakubeshya. Nyirakarayi. Ariko umuntu yaba arya na nyirakarayi. Ariko Nesa wagiye umbabarira Nesa. Nesa gara. Ntabwo akirira ibitoki. Ubwo se kumanuka urumva ari baby lion. Narababwiye. Mrs. waramutse nene. Nabo barumvishe nabo. Na nubu ngiye kubabwira byanyamusekeje. Abantu bijya mumbabarira. Ariko abantu bari mu ntara. Ariko bitabujije ko abantu muri mu ntara muri bwitabire ibi bitaramo kugira ngo mukomeze mwiribushe n'abantu bacu. Tubashyigikire duhari mwitabire. God yagarutse. Mwitabire ibitaramo duteze imbere abahanzi nyarwanda. Faximani. Ewan originality. Ariko ngo wigeze gukubita umufana. Njyewe ni ko amafoto noneho biri kwanga kuzumiza amafoto ko byanze. Nasetse. Muri kunyumva? umve ibintu Faximani azanye hano. Ntago ari njye ubizanye nimero de warayo bivuze. Bariya sibyo bavuga ko. Mumbabarire mu ntiza amatwi gatoya abanyarwandakazi aba YouTubers murihe. Breaking news ninzajya nshyiraho iyi foto. Mujye mumenya ko hahiye. Munaonaje? Murabibona mute? Mwabibonye? So amakuru nuko ameze. Inkuru yo muri Arizona ubwo nayiretse ntabwo uri buze kuyivugaho narangije. Mu ntega amatwi mwumve. Turi kujyana? Turi kugendana? Muri kunyumva? Banyarwandakazi mwaramutse. Ariko reka mbaze. Mwogamba mwe ajye muravuga ngo Godfather
none se ndamutse ncecetse abanyarwanda babwirwa n'andi amakuru y'akasamutwe, amakuru agezweho bayakurahe? ko ari njyewe muntu umwe rukumbi w'umusirimu? Dore mwakire 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 mwakire, gahunda iteye iterera Ama-G the Black. Ndikumvikana? mumbwire ngo turi kukumva yego mwidishye. Ndi kukumva. turi kukumva Mvuge ngo yego mwidishye. Karame mwidishye. Turakumva mwidishye. Yego mumvugire ngo yego mwidishye. Yego mwidishye. Musharinge live mwese mutiye mwari mutapinga screen, ntangire inkuru, ntangire urugamba. Baye tubazi murahari inkuru, reka mbaho inkuru. Nyuma yuko Kevin Kade, nyuma yuko Element aya masaha turi kuvugana basinye kontra y'inzu y'umwaka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho bazarangiza igitaramo. Nvuga nkabaza, ntabwo ari Airbnb bafashe, bakodesheje inzu basinya kontra y'umwaka, nizo zisinywe kandi mu mazina yabo. So bivuze ngo ubu turi kuvugana bagize urugo rushya nk'abasore bari kwiyubaka, niyo bagomba kwisungana bakabana. Apana kubana nk'umugore n'umugabo, kubana nk'abimukira bashyashya bisanze mu buzima bushya. Kwisobanura. Bazava Canada bahita inde wisobanura. Noze ndisobanura kandi gutanga inkuru. Ntabwo ibintu mwihaye, ariko Ama-G reka nkubwire ikintu kimwe. Ama-G ndakumva. ntabwo mvuze noze ngo mvuge ngo abantu b'abagabo bari kubana nk'umugore. Ke John Sekera mu bikari watorotse ubutabera, warafunzwe uratoroka nawe, urumwe na Prince Kid, urumwe n'umuhanzi ngiye kuvuga uri aho ngo mu gihugu cy'Ubugande watorotse baramukatiye imyaka 25, ntabwo mvuze izina rye. Ubwo nishe shobi. So ni iki cyazanye uyu munsi? Mutapike tugere ku 50 mbabwira inkuru yatumye ndahangana. Ntabwo ari ibingibi bya Element, urumva? Ariko se ko bikubwira ukarakara undebere, dore gitangiye kwa offended. Ntabwo ugomba kurakara, ntabwo ugomba kurakara. Ibyo wakoze nanjye nari kubikora, ntabwo nari kujya magerageza nanjye yonza kuba wowe, nanjye nari gukwepa nkagenda. Wihangane, nturakare nturakare nturakare. Mutapinge screen tugende.